bazazi babiburamo. Mbonye abantu benshi batazemera ukuri kw'Imana kuko kuri. Mbonye abantu bazabirarira, mbonye abantu bazabikakaza, mbonye abantu bazabisira hejuru, mbonye abantu bazaba ari indyarya. Arabwira ngo mwana wanjye Timoteyo, reka nkwandikire urwandiko, ndagira ngo nkubwire ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'Imana, agakiza Imana yaguhaye Timoteyo, wibuke neza ko umuryango we wanyu utari bashe kubona aka gakiza. Wibuke neza ko kavukire yawe itari ukwemereye kugira agakiza. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'Imana Timoteyo, uzakirindisha umwuka wera. Uwo mwuka ashaka ngo niwe wemeza abantu. Haleluya. Uwo mwuka wera niwe ukora imirimo. Muri iyo mirimo harimo no gushyingira, muri iyo mirimo harimo gutanga akazi, muri iyo mirimo harimo gukira indwara, muri iyo mirimo harimo kwambika, muri iyo mirimo harimo kwishyura amashuri. Impamvu umwuka wera atagikora ni uko abantu benshi batamufite, ariko ufite umwuka wera niwe ukora imirimo. Ntabwo abantu bakora imirimo, ahubwo umwuka wera akoresha abantu. Badushaka umwuka wera mbere yo gushaka abantu. Yego abantu bazaza, ariko mbere y'abantu badushaka umwuka wera. Umwuka wera namara kuza niwe uzemeza. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusange ijambo ry'Imana, tujye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yaryo reka tubanze twibwirane kugira ngo dusange ijambo ry'Imana tuziranye. Nitwa Muneza Christophe, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya Pentecote ADPR Mukoma, niyo paruwase na n'umudugudu, mvuka mu karere ka Nyamasheke. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twumva ijambo ry'Imana turiganira, reka dusenge duhamagara umwuka w'Imana aze kugira ngo duhabwe umugisha mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data, Mana ishobora byose, Uwera wa Isiraheli, turagushimiye Data kudaha umwanya mwiza wo guterana. Tugushimiye ko twemereye kwegera aho uri, uhabwe icyubahiro Mwami. Tugushimiye ko iminsi yose wabanye natwe. Sengera ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka w'Imana azariherekeze, ibashe gusohoza icyo ritumye mu mitima. Mu izina rya Yesu, umuntu wese Mwami ubasha kumvira ijambo ahabwe umugisha, kandi umwuka wera ariherekeze cyane kugira ngo ribashe gusohoza icyo Imana ritumye. Niko tubyizeye kandi niko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa ya Kristo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice cya mbere, turasoma umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haragira iti, ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo, amen. Dusubiremo, ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo, amen. Reka dusomera none mu butumwa bwiza bwanditswe na Kristo, ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana, ibice byaho 15 ku murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Haragira iti, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, amen. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, amen. N'aya magambo y'Imana tugiye kuganiraho, tuyasangire, turayasobanura uko umwuka aragenda biduha, kandi turahabwa umugisha mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo buri muntu wese abe bugufi bw'ijambo kugira ngo abashe guhabwa umugisha. Ni amagambo y'Imana umwuka yarasize ku mutima ayampa. Nabonyemo intego ivuga ngo ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. Ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Kuba umugambi w'Imana, kuba mu kintu Imana yavuganye nawe, kuba mu ijambo ry'Imana, kuba mu cy'Imana mwaganiriye, ni ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. Nusanga ibintu bidahari, uce bugufi w'ingingo Imana, yibwire ngo Imana wasubiza umugambi wo kuba mu cyo twaganiriye, amen.
dusomye ijambo ry'Imana Pawulo intumwa ya Kristo yandikiye Timoteyo, twasomye ibice byaho cya mbere ku murongo wa 14, hatubwiye ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana aha ngo ni igihe Pawulo intumwa ya Kristo yari mu masengesho, ari masenga Imana, afite ibihe byiza byo gusenga hamwe n'abera, ngo bari mu bihe byiza byo gusenga, bafite umutekano wo gusenga, bafite ibihe byiza byo kuvugana n'Imana, ngo ariko aza guhishurirwa. Haleluya. Ngahishuriwe agira iyerekwa ryo guhishurirwa, ngabona imbere, abona hazaza uwo mutekano uhari, icyo gihe cyiza cyo gusenga bafite kizaba cyavuyeho. Rero icyamutunguye, ngarebye mu itorero abona abadiyakoni benshi bazihakana Imana, abona abapasiteri benshi bazayemeresha umunwa ariko umutima batayifite, abona abantu benshi bazatandukira bakareka Imana. Mu bice bitatu nibwo yavuze ngo hagiye kubaho igihe gisa n'ubuhenebere, igihe abantu bazabihakana Imana, badakunda ijambo ry'Imana, birarira, bakunda ubusambanyi, bakunda amafaranga, badakunda umurimo w'Imana. Icyo gihe ngo inyungu zabo z'umurimo bazaba bazishaka uwo munsi bawukoze, ntabwo bazaba barindira Imana ngo ibe yakora, ahubwo bo bazaba bikora bashaka muri inyungu zabo. Haleluya. Ngo arabishurirwa, ngabona abantu benshi bazatakaza umwuka wera, ngabona abantu benshi bazatakaza agakiza. Ngo arangije ahita atuma kuri Timoteyo. Haleluya. Havuga ngo mwana wanjye Timoteyo, ndebye imbere ndahishuriwe, mbonye ahazaza abantu benshi bazihakana Imana, mbonye ahagiye kuza abapasiteri bazayihakana, abadiyakoni bazayihakana, abantu benshi bigishije Imana mu bantu, imbuto babibye mu bantu bazazi babiburamo, mbonye abantu benshi batazemera ukuri kw'Imana kuko kuri, mbonye abantu bazabirarira, mbonye abantu bazabikakaza, mbonye abantu bazabisira hejuru, mbonye abantu bazaba ari indyarya. Arabwira ngo mwana wanjye Timoteyo, reka nkwandikire urwandiko, ndagira ngo nkubwire ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'Imana, agakiza Imana yaguhaye Timoteyo, wibuke neza ko umuryango we wanyu utari bashe kubona ngo akagakiza, wibuke neza ko kavukire yawe itari ukwemereye kugira agakiza. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'Imana Timoteyo, uzakirindisha umwuka wera. Uwo mwuka wera ngo ni umwuka wera utubamo. Haleluya. Ntabwo ngo agakiza Imana yaguhaye, benshi bazasambana, benshi bazajya mu bibi, benshi bazariganya, benshi bazagira intonganya, benshi bazapfa ubusa, benshi bazihakana Yesu. Ariko we mwana wanjye Timoteyo, nubwo ibyo bintu bitaraza, ariko ndabyeretswe, ndahishuriwe, mbonye bizaza. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe Timoteyo, agakiza wahawe n'Imana, uzakarindisha umwuka wera. Uwo mwuka wera ntabwo ari umwuka wo kuvuga indimi, ntabwo ari umwuka wo guhanura, ntabwo ari umwuka wo kubwiriza, ahubwo ni umwuka wera ukubuza gukora icyaha. Haleluya. Ntabwo haragiye Timoteyo, icyo kibitsanyo wabikijwe n'Imana, ngo uzakirindisha umwuka wera. Uwo mwuka wera tubamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibihe Pawulo yahanuye nibyo turimo none, nibyo bihe turimo none, aho abantu birarira, aho abantu badakunda ijambo ry'Imana, aho abantu badashaka kumva ukuri kw'ijambo, aho abantu badashaka gukora icyo Imana ivuze, ahubwo barashaka gukora icyo bashaka, barashaka gukora icyo ubwenge bwabo babwiye. Ariko Pawulo aravuga ngo Timoteyo mwana wanjye, mbonye ibyo bihe bigiye kuza, mbonye nimo bisatira, mbonye abanyamasengesho menshi bahinduka, mbonye abadiyakoni bahinduka, mbonye abapasiteri bahinduka. Ngo ariko ikibitsanyo Imana yaguhaye mwana wanjye Timoteyo, ikibitsanyo cyiza wabikijwe, uzakirindisha umwuka wera, uzarinda agakiza. Satani azabahiga agakiza, azatsinda abantu benshi mu bibi, azabashukisha ubusambanyi benshi, abandi bashukishe kwirarira, abandi bashukishe gushaka amafaranga, abandi bahindura impano ubucuruzi, abandi bahindura ijambo ry'Imana ubucuruzi, abandi babihindura akazi. Ariko mwana wanjye Timoteyo, ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'Imana, uzakirindisha umwuka wera. Benshi bazigumura,
bazabarondora, benshi bazirarira, benshi bazirabamwe ibice. Ariko mwana wanjye Timoteyo, uzihangane, ikibizanyo kizabikijwe, uzakirindisha umwuka wera. Ngo umwuka wera, ngo ni umwuka wera uturimo, haba ari uzagufasha, haba ari uzinjira mu masengesho. Uwo mwuka wera uzawasanga ugufashe kwirinda, kugira ngo ikibizanyo wabikijwe ubwo azagaruka azakigusangane. Haleluya, Yesu nashimwe. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana. Uyu ni Yesu. Twasomye ku murongo wa 14 hatubwiye ngo muri nshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Haleluya. Iri jambo ni Yesu warivuze, iri mu materaniro, yakoresha amateraniro menshi, akigisha abantu ku misozi, akigisha abantu mu byumba by'amasengesho byakundaga, ariko cyane ngo yakundaga kujya ku misozi. Ngo yahagera ntabwo yahamagaraga abantu, ngo abantu baranzaga ngo bumvisha aho Yesu ageze, ngo abantu bakizana, kuko babaga bafite ibibazo bitandukanye, babaga bashaka kumva Imana mu buzima bwabo. None ngo bakaza baje ku musozi kuvugana n'Imana. Ngo hanyuma Yesu akatangira umurimo wo kubigisha. Haleluya, Yesu ashimwe. Ngo hanyuma ngo arimo abigisha, ngo hari abafarisayo ngo bari baje mu masengesho. Ngo Yesu yakigisha, abafarisayo ngo bagatera haleluya, ngo bakuzura umwuka cyane, ngo bakaririmba, ngo bagakunda gufashwa, ngo bajyaga bafashwa mbere y'abandi, ngo nta muntu ujya batanga gutera za haleluya, ngo bagatera haleluya ndende z'umurambararo. Ngo Yesu yabareba, umuntu wabarebaga mu isi y'umubiri, ngo yabonaga bakijwe, ngo yabonaga bafite Imana, bafite ububyutse, bafite amasengesho menshi muri bo. Ngo yabonaga ari abantu beza, beraga imbuto mu rusengero. Abantu babareba bati bari abantu barakijwe, bafite umwuka w'Imana. Ngo ariko Yesu yari mu mitima yabo, akabona b'abafarisayo nubwo baje gusenga, ariko ndani mu mitima bafite ibyo bambariyeho, nubwo bambaye neza, ariko bafite ibyo bambariyeho, nubwo ari gutera haleluya, ariko ntabwo zavuye ku mutima, ni haleluya zinyuma ku mubiri. Ngo Yesu arangije arabarondora, ngo mu mitima yabo asanga benshi babitsa uburozi, nubwo batera haleluya, ariko bafite inzangano. Asanga benshi n'ubugambanyi, asanga benshi bafite ubugome, asanga benshi iby'umwuka ntibabirimo, bera imbuto zo mu rusengero, ariko izo nyuma y'urusengero ntazo bafite. Ngo Yesu abarebye arabimenya, aravuga ngo nyamara gutera haleluya yego ni byiza, no kuririmba ni byiza, ariko muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Haleluya, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Gutera haleluya ni byiza, kuba pasiteri ni byiza, kuririmba ni byiza, kuba umudiyakoni ni byiza, gukorera Imana mu buryo bwose ni byiza. Ariko umva mwene data, uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu akutegeka. Kuba uri pasiteri, kuba uri umudiyakoni, kuba uri umuririmbyi, kuba uzi gutera ikorasi, ibyo ntabwo bikugira inshuti na Yesu. Icyakora abantu bakurebye inyuma babona uri inshuti ya Yesu, kuko ukora nyine ugatera ikorasi, abantu bagafashwa, ukabwiriza, abantu bagafashwa. Ariko umva, Yesu uri mu mitima, uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Haleluya, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kuba inshuti ya Yesu si ukuzinduka mu rusengero, kuba inshuti ya Yesu si ukubwiriza cyane, kuba inshuti ya Yesu si ugaragara cyane mu materaniro. Ahubwo umva, uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Mu gihe udakora ibyo Yesu agutegeka, ntabwo uri inshuti ye, ntabwo akubona. Icyakora abantu barakubona, abantu bakubona mu rusengero, abantu bakubona mu iteraniro, abantu babona wazindutse, abantu bakubona uri kuririmbirisha korari, abantu bakubona ugenda udirija, abantu bakubona uririmba, abantu bakubona ubwiriza, abantu bakubona uri pasiteri, abantu bakubona uri umudiyakoni. Ariko Yesu akureba ntabwo akubona, kuko utari inshuti ye. Niba utaha ntukore ibyo Yesu agutegeka, ntabwo uri inshuti ya Yesu, ahubwo uzaba inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Haleluya. Paul arabivuga, aravuga ngo nubwo tumeze gutya, nubwo twishimye,
ariko igihe kigiye kuza ndabibonye mu isi y'umwuka, abantu bazaba birarira, abantu bazaba bakunda amafaranga, abantu bazaba bakunda impiya, abantu bazaba bakunda kwirarira, ntabwo bazaba bagikunda ijambo ry'Imana. ngo ariko mwana wanjye Timoteyo, ibyo bihe nibiza uzabimenye, ikibitsanyo kizabikijwe, agakiza wahawe n'Imana uzakarindisha umwuka wera. ngo uwo mwuka wera ni umwuka uturimo, ntabwo ari umwuka utangwa n'amafaranga, ntabwo ari umwuka utangwa no guhinga, ahubwo ni umwuka wera utubamo. Imana ishimwe cyane. umuririmbyi 107 yaririmbye neza, aravuga ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa, butigaruka dusa kuwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, ngo menya yuko uwo mwuka wera yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. ngo musaba uti mwuka wera garuka, saba umwuka wera yongera agaruke mu buzima bwawe, saba umwuka wera yongera kuyobore, saba umwuka wera mwongere mubane. hepfo hari igitabo kivuga ngo umwuka wera akora imirimo nk'uko ashaka, ngo niwe wemeza abantu. haleluya. uwo mwuka wera niwe ukora imirimo. muri iyo mirimo harimo no gushyingira, muri iyo mirimo harimo gutanga akazi, muri iyo mirimo harimo gukira indwara, muri iyo mirimo harimo kwambika, muri iyo mirimo harimo kwishyura amashuri. impamvu umwuka wera atagikora ni uko abantu benshi batamufite, ariko ufite umwuka wera niwe ukora imirimo. ntabwo abantu bakora imirimo, ahubwo umwuka wera akoresha abantu. baza ushaka umwuka wera mbere yuko ushaka abantu. yego abantu bazaza, ariko mbere y'abantu baza ushaka umwuka wera. umwuka wera namara kuza niwe uzemeza abantu, niwe uzakoresha abantu. none muri iyi minsi ntabwo abantu baza gushaka umwuka wera, ahubwo barimo bashaka kubanza gushaka abantu, kandi ntabwo ariko bimeze. ahubwo baza ushaka umwuka wera. numara kubona umwuka wera w'Imana niwe uzaguhuza n'abantu. Imana ishimwe cyane. haleluya. iri jambo ndimo nitegura narihaye intego ivuga ngo ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. umva mwene data, ibintu bitatu bikumenyesha neza ko ukiri umugambi w'Imana. haleluya, haleluya. reka tubivuge. ibintu bitatu bikumenyesha ko ukiri umugambi w'Imana. ikintu cya mbere kikumenyesha ko uri umugambi w'Imana ni Yesu wakivuze. yaravuze ngo abo natoranyije nkabahamagara nkabatoranya, ngo nabahugisha ibyo nanga. abo natoranyije nkabahamagara nabahugisha ibyo nanga. umva mwene data, nubona uririmba, nubona ubwiriza, nubona uhanura, nubona uyobora abantu, nubona usenga, ariko ukisangaho ubuzima bw'ibyaha, ukisanga ugisambana, ukinywa inzoga, uri umurokore, uri umudiyakoni, ugikora ibyaha bitandukanye, ukigira amagambo yo gusebya, ukigira amagambo yo gusenya korali, ukigira amagambo yo gutatanya abana b'Imana, ukigira amagambo mabi mu murimo, ukibonaho ibyaha, kandi usenga, kandi wabwirije, kandi waririmbye, kandi wahanuye, ujye umenya neza ko utari umugambi w'Imana. Yesu ati abo nahamagaye nkabatoranya nabahugisha ibyo nanga. abo nahamagaye nkabatoranya, abo ngabo nabahugisha ibyo nanga. iyo umugore atwita arahurwa, niyo umaze kwakira Yesu umwuka wera gutera inda, iyo ndayitwa guhurwa. nawe waba ukunda ibyaha cyane, nawe waba warakunda gusambana cyane, iyo uciyeho bikorera wumva isesemi yuko utwitije, ukumva urahuzwe, ugahurwa ibyaha ukabihunga. ariko nubona usenga, ukabona uhanura, ukabona ubwiriza abantu, ukayobora korali,
korali, ukaba pasiteri, ukaba umushumba, ukaba mwarimu, ukaba shera, ukaba padiri, ukayobora ubwoko bw'Imana, ugakora imirimo myiza yo mu Mana, ariko ukisangaho ubuzima bw'ibyaha, ugasanga ugikora ibyaha, ukisangaho ibyaha ukibikora. Ujye umenya neza ko utatoranyijwe, waravuye mu mugambi w'Imana, ntabwo ukiri mu mugambi. Kandi uhamagarwa wari mu mugambi, wageragaho ibyaha byiri ukagira isesemi, wageragaho ibyaha biri ugatangira kubihunga. Wasanga bene so batandukiriye, ukabahugura, ukabagarura mu murimo w'Imana, ariko uyu munsi ni wowe usigaye umuntu wa mbere wo kwataka ibyaha, n'abantu basigaye bareberaho gusuzugura Imana. Kandi kera ugihamagarwa nawe ubyibuka neza, wakoreraga Imana, Imana ikakwishimira, Imana ikavugana nawe. Kandi uhamagarwa wavuganye n'Imana, hari ibyo mwaganiriye, hari ibyo yakubwiye Imana izakora. Ariko reba neza ko ibyo mwavuganye n'Imana ukiri umugambi w'Imana. Nusanga utari urimo, bwira Imana ngo ayi data, navuye mu mugambi, ariko Yesu usubize umugambi. Abona ahamagaye n'abahugije ibyo nanga. Niba ubona ugikora ibyaha kandi usenga, umenye neza ko wamaze kuva mu mugambi w'Imana. Usaba Imana igarura umugambi wayo. Reka twihute. Icya kabiri, kumenya kugira umutima ukwemeza ko wacumuye. Kugira umutima ukwemeza ko wacumuye bikumenyesha kuri umugambi w'Imana. Iyo wimenyeho ibyaha ukamenya ko wagiye kure. Nasomye ijambo rirambwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri ngo tuba turi kure cyane y'ubushake bw'Imana, ngo ariko amasengesho ni umuhuza wacu n'Imana. Amasengesho yongera kuduhuza n'Imana. Mu gihe uzacumura ugakora ibyaha ukumva umutima wawe gucira urubanza, ujye umenya ko amaze kuva umugambi w'Imana. Ariko nucumura ukagira intege nkeya, ukaraswa na Satani, ukabyimenyaho, ukagira umutima ugushinja ko gatuva mu Kristo ujya mu rugendo. Hano wacumuye, cya bugufi usaba imbabazi, cya bugufi winginga Imana yongere igarure imbabazi muri wowe. Uzamenye neza ko ukiri mu mugambi, kuko wemejwe n'umutima ko wamaze gucumura. Ni ibiro bingahe wasira ku ntumbi? Ni ibiro 100 wayisira hejuru. Intumbi yamaze gushira mu mwuka. Ni ibiro 100 wayitereka hejuru, kawubwira ngo mvaho ndi kumva uri kunyica, numva udemereye. Nta biro bihari wasira ku ntumbi kubwira ngo mvaho numva udemereye. N'umukristo wakoze icyaha akumva umutima we ntumuremereye, akumva ntabwo atewe ubwoba n'icyaha yakoze, akumva ntabwo umutima ucira urubanza. Nubwo aririmba, nubwo ahanura, nubwo abwiriza, nubwo aba muri korali, ariko ameze nka ya ntumbi, kuko nta mutima yagize umucira urubanza, kuko nta biro wasira ku ntumbi yapfuye kubwira ngo mvaho numva udemereye. N'umukristo wakoze icyaha akumva ntaremerewe, akumva ntabwo umutima umurya, akumva akaryama, akumva abonye ibitotsi, akagenda akumva akomeye. Umva mwene data, wikihagararaho wamaze kuva umugambi. Bwira Imana ati Imana, subiza umugambi Yesu, subiza kuboneka mu mugambi. Waganiriye n'Imana, wavuganye n'Imana. Mukristo byibuke, tangira urugendo. Imana arakwishimiye, Imana ivugana nawe, ivuga ko ari ibyo izakora, ivuga ko ari aho izakugeza. Ariko kubera kuri mu isi, Satani arakurasa, hagusubiza inyuma, hagutera umwambi. Ariko ca bugufi ubwira Imana ati Imana, nasubiye inyuma, ariko ubuntu bwawe nibungarukeho, imbabazi zawe Mwami zingarukeho, wongere usubize umugambi, nongere numve n'umugambi wawe, kubera ko namaze kujya kure. Ubwira Imana ngo Mana, numva umuntu w'imbere harimo agenda ashira, numva umuntu w'imbere harimo agenda apfa, numva umuntu w'imbere harimo agenda mvaho. Hari Uwiteka Mwami, hongera usubize mu imbaraga, hongera umvomerere. Imana ishimwe cyane. Bwira Imana, wibwira ati data, uyu munsi nanjye ngarura umugambi. Mwene data, ntiwihagarareho, icyo umwuka akubwira ugikore mu izina rya Yesu. Ikintu cya gatatu kibwira ko ukiri umugambi w'Imana, ugira amahoro. Amahoro atema nk'uruzi abisi batagira. Bikumenyesha kuri umugambi w'Imana. Nawe wahura n'ibigaragazo, nawe wahura n'ibyago, naho abantu bagusiga, naho abantu bakureka,
ibyo bikumenyesha kuri mugambi w'Imana. Naho abantu bagenda ni ukurugira amahoro, ugira amahoro uhabwa n'Imana. Naho abantu bavuga ngo urapfuye, nanavuga ati urarangiye, minerivare irabonetse, igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri irabuze, aho ngaho ugira amahoro. Hari umuririmbyi wanejeje haravuga ngo no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Haleluya. Ngo naho ndiho naho napfa zi neza ko nkundwa n'Umwami Yesu, ndi amahoro. Naho nakena, naho nababara, naho abantu basiga, naho isi yantererana, naho nabura abantu, naho abavandimwe nababura, naho nabura inshuti, naho nabura abaririmbyi bampumuriza twaririmbanye, ariko njye ndi amahoro. Ibyo kikumenyesha ko uri umugambi w'Imana. Ugira amahoro mwene data. Naho ibibazo byaba byinshi, naho intambara zaba nyinshi, umva, naho wagira amadene, naho kode ryashira, naho bakwirukana mu nzu, naho abantu bakwanga, naho abantu bagusiga, naho ababyeyi batahaba, naho inshuti zitahaba, iyo uri umugambi w'Imana ugira amahoro. Bibiliya imbwira umugabo witwa Yobu ngo amaze guhura n'ibibazo, yari afite inshuti, yari afite imiryango, yari afite umugore babyaranye bashakanye, abitwa ba Elifaze bari inshuti ze, ngo barangije baramusiga, basiga Yobu. Bagatumva Yobu rero, twamaze kubona umuganga wakuvura, twabonye umupfumu wakuvura, tiwite ku mafaranga, twe tuzayatanga, nitwe tuzakuvuza, ngwino wivuze rwose. Iyo Mana wirindira yaratinze, iyaba ariyo, umuntu asenga umunsi umwe ikamusubiza, umuntu asenga umunsi umwe igatabara. Iyaba ari Imana baragutabaye, umaze iminsi usenga kandi warayikoreye, ahubwo wasanga yarakwirengagije, kandi wasanga ari ibyaha wakoze ikabaragusize. Ati icyakora twabonye umupfumu wakuvura, niba udafite amafaranga twayagutangira, niba udafite ubushobozi twabikora, twe twabigukorera, ariko ukavurwa. Umugore atumva mugabo wanjye twarabyaranye, ni ukuri ndagukunda, nawe warankundaga, ariko ibibembe byawe ni ukuri nanjye bimaze kunamura, nanjye maze kubyinubira. Tiwasanga Imana urakuretse, nawe yihakane wipfire, cyangwa se ibyo bakugira mu inama. Haleluya. Umva Yobu nk'umuntu uri umugambi w'Imana, umuntu ukiri mu mugambi, aho bamusize, aho bamuteranye, yavuga ijambo rikomeye, aravuga ati njyewe nimwumve gukiranuka kwanjye ndacyagukomeje, ntabwo nzigera nkurekura, nkiri ku isi, nkiriho gihumeka umwuka w'abazima, nzagerageza, naho napfa nzapfe kiranuka, naho napfa nzapfe kizwa. Aravuga ngo navuye mu nda y'isi ntacyo nzanye, nzanayisubiramo ntacyo njyanye, niyo mwagenda zi neza ko Imana yanjye iri kumwe nanjye. Haleluya. Kugira ibyiringiro mwene data, kugira amahoro bikumenyesha kuri umugambi w'Imana. Naho waburara, naho wabwirirwa, naho wagira amadene, naho abantu bagusiga, umva wowe uzakomera. Guma mugambi w'Imana, Imana izakwihanganisha. Abantu bagiye, Yesu azakubera abantu, Yesu azakubera urugi, azagukingira. Haleluya. Yobu atangira kwiganyira, aravuga ngo Mwami ndimo gushaka ibyo nakubuze, ibumoso nakubuze, mbese Mana urahari, mbese shinga urubanza. Yobu atangira kwiganyira, wo mwijoro nako yiganyiriye, bohereza marayika. Umva, ntabwo wese atabarwa, ntabwo marayika yaje azanye ibintu, yaje ntabwo ko yaje muri teori, ntabwo yaje pratique, ahubwo yaje aje guhumuriza, ntabwo yaje aje gusubiza, ahubwo yaje aje guhumuriza Yobu. Ngo marayika w'Imana araza akora ku mutima wa Yobu, arabwira ngo umva Yobu, wikiganyira, ndi Imana yawe, nzajya gutabara. Ngo Yobu amaze kumva Imana, ngo ahindukira ba bandi ba Elifaze, ahindukira umugore we, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Aravuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubora, njye nzareba Imana, ntabwo amaso yanyu ari azayindebera, ngo ahubwo amaso yanjye niyo azayireba. Imana ishimwe. Uri umugambi w'Imana urahumurizwa, uri umugambi w'Imana ugira amahoro. Niyo abantu bagusiga, umutima wawe utembamo amahoro, hazamo amahoro atemba nk'uruzi. Ayo mahoro ntabwo ab'isi bayagira. Ushobora kugira inzu, ukagira imyenda, ukagira akazi, ukagira ubukwe, ukagira umuryango, ariko ukabura amahoro. Niba udafite amahoro, menya ko hari icyakurusha amahoro. Garuka umugambi w'Imana, garuka umugambi mwene data. Mana gushaka ugaruke umugambi. Ndagira ngo urebe neza ko ibintu bifite
nusanga bitahari umenye ko wavuye umugambi w'Imana. Abona ahamagaye n'abahungije ibyo nanga, nubyisangaho umenye ko utahamagawe. Haleluya. Umutima wo kwimenyaho icyaha, niba ugikora ukaryama ukajya mu rugendo ukajya mu misa ukakiririmbiraho ukagicurangiraho ukagisengeraho, umenye ko utakiri umugambi w'Imana. Niba udafite amahoro, ufite ingorane, ufite intambara, ukabura amahoro, umenye ko ushobora kuba waravuye umugambi w'Imana. Ubwira Imana ati Imana asubiza umugambi. Ndumva twasengana Imana. Mwene data, ndashaka ko dusengana Imana. Ndagira ngo winginge Imana, wisuzume uko urugendo umutima wawe, ubaze Imana ngo Imana ndacyari umugambi. Ureba aho watakarije, ubwire ijuru, ubwire Imana igusubiza imbaraga, wongera ugaruka umugambi w'Imana. Nukuri ugaruka umugambi. Umwuka wera ni ukora imirimo ikomeye muri twebwe, niwe ushingira, niwe utanga akazi. Umwuka wera niwe utanga imyambaro, niwe utanga kubaho. Niba ubona umwuka wera adahari, menya ngo nta mirimo yakorwa. Ariko umwuka wera namara kuza, hari imirimo myinshi ari bukore. Nagira ngo dusengane mwene data, duhabwe umugisha mw'iri jambo. Umugisha wa mbere nifuza, duhabwe umugisha w'agakiza. Imana igura agakiza muri twe. Ikibitse ni kizabikijwe, ukirindisha umwuka w'urutubamo. Haleluya. Reka dusengane Imana. Ndagira ngo mwene data uce bugufi aho uri, kugira ngo twinginge Imana, Imana itugane umugambi wayo, kugira ngo twongere dukomere. Reka dusenge Imana, reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data, Mana ishobora byose, uwera wa Isiraheli, Mwami turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo. Mana tugushimiye kutwemera kuba muri aya materaniro. Uyu ni umugisha tugize Mana, wo kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Mana twirebere mu ijambo, nidusanga twaratsinzwe na Satani. Mwami ijambo ritwomora inguma. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese Mana umaze kumvira ijambo, umwuka wera riherekeze, rigende mu imitima. Iyi ni mesaje utanze mu bantu, ndagira ngo umwuka wera agenda riherekeze. Ijambo rirangira ngo umwuka wera ubwo azaza niwe uzatsinda ab'isi, niwe uzabemeza ibyiza. Nageze ngohereza umwuka wera agenda zo mitima yacu, yongera dutsinde, atwemeza ko twagize intege nkeya, atwemeza ko twasubiye inyuma, kugira ngo twihane duce bugufi, kugira ngo Mwami utegarure umugambi tuzaguhamya. Nitumara kugaruka umugambi tuzaguhamya muri korari, tuzaguhamya mu byumba by'amasengesho, tuzaguhamya mu itorero, tuzaguhamya mu rusengero, tuguhamya no hanze y'urusengero, kubera ko Mwami tuzaba twagarutse umugambi wawe. Urakoze rero, ngaho herekeza ijambo ryawe kugira ngo ribashe gusohoza. Mwami ukiritumye, utanga umugisha ku muntu wese Mwami ubashe kuryumva, ahabwe umugisha, imigisha yo mu gakiza ibashe kumwegera. Urakoze Mana kurishigikira, kandi urakoze kuriherekeza kugira ngo ribashe gusohoza ikiritumye. Nanjye ndisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.